Okay guys, that's your boy Mr. Omar. What's up East, what's up West, what's up North, what's up South, what's up Central Kigali. Mumeze mute? Kanizere ko mumeze neza cyane mwese mukurikiye Omar TV show. Guys, reka rero tudatinze mbabwira akantu kari hano. Twese dukoresha WhatsApp, n'utayikoresha Imana imworohereze yibone. Urabona kuri WhatsApp habamo utuntu twinshi tugiye dutandukanye, ariko habaho n'abahwitsi kuri WhatsApp. Wenda nk'umuntu akagufera ngo yagupostinze, kandi mu by'ukuri amagambo yanditse kuri iyo post ntabwo yashakaga yuko abantu bose bagira iki bayabona. Ahasigaye wowe ukabibona ukaba wati ewana wa muji yampostinze, arankunda, yamvuzeho ibintu ibi n'ibi, ewana ni umuntu wanjye kabisa, cyangwa se ni umusheri wanjye, kandi yaguhwitse, ni umuhwitsi. Rero ntibakabahwike mpari, reka turebe ukuntu tuzajya tubavumbura. Wowe uzajya umubwira uti rero niba wampostinze nibyo ndi kubibona, noneho jya kuri stati zawe nkwereke utuntu wikorera. Uhita umubwira uti noneho jya kuri stati, dore nk'ubu ngiye kuri stati. Urabona stati zanjye, my status, dore stati mperuka gushyiraho ni iya saa sita z'ijoro, saa sita na 20. Urabona kandi ubu turi saa 7:37, ni ukuvuga ngo nayishyizeho abantu biryamiye, yarebwe n'abantu 4 bonyine. Umubwira uti noneho nkorera ako ga screenshot kuri iyo stati ndeba abantu bayirebye uko bangana, cyangwa umubwira uti noneho jya mu mazina y'abantu bayirebye turebe, dore ngaha kuri views. Nudasanga ari wowe wenyine wayibonye uzangaye, uzasanga ari wowe wenyine abandi ntabo. Nakora screenshot nk'uku nguku, dore ngiyi ni abantu 4, dore screenshot ihisiba akayikohereza, uzamenye yuko uwo muntu atari umuhwitsi. Icyo ni kimwe. Dore rero ukuntu abigenza, yiyizira hano muri setting ya WhatsApp, ahangaha akiyizira hano muri WhatsApp, akaza kuri tuno tudomo 3 muri kubona hano hirya ya search, akaza muri setting, ngira ngo katujyana akantu kamwe ku kandi. Aza hano kuri kano kantu ka privacy, uri kubibona, akaza muri status, uri kubibona munsi ya about, akaza urabona nkanga setting ukuntu imeze ni my contact. Ni ukwanga abantu bose na savinze kuri telefone yanjye bose bambona, babona stati yanjye. We ahita yimura akaza naho muri my contact except, urabona except. Iyo uje hano muri excluded, urabona nje ni 0, ariko ashobora kuza agahita aba bantu bose bari hano abavivura, akanda kuri hano kuri tuno turongo 3 turiho akavi, agakandaho bose akabavivura, agahita asigaza wowe gusa. Wenda reka dufate urugero kuri Amani, let me take an example, ku mushuti wanjye agahita avuga ati Amani. Urabona Amani yahise amukura mu bandi, abandi bafite utuvi n'umutuku, noneho Amani yahise amukuraho akavi. Ni ukuvuga ngo stati yashyiraho ni Amani wenyine yayireba. Imagine wenda ni wowe, ahise agushyiraho aravuga ati uno muntu njya mwika, reka mwereke yuko mba namupostinze, ariko abantu bose mbagire mbakore off, ntibabone stati zanjye, aba ari we wenyine uyibona. Akajya hakandikaho amagambo meza akakuryoshya, akavuga ati sheri wanjye icyucya agasaro nitoraguriye iki. Kumbe mu masaha 24 stati ze ni wowe wenyine uri bugire iki, uri buzirebe. Agahita aza hano hasi h'umweru kuri vi, agahita akandaho. Mu masaha 24 aba bantu bose 400
55 bari excluded. Nta muntu n'umwe ushobora kuza kubona sitati yanjye usibye wa wundi Amani wenyine. Nagize iki? Amani. Nagize iki? Navivuye. Ntavivuye. Amani niwe ntavivuye. Urumva? Ni ukuvuga ngo ahita aza no ku mwanya rwose umugaragaza yuko Amani reka tumusacinge. Urumva? Amani. Urabona dore nguyu ntabwo nigeze muvivura. Ni ukuvuga ngo rero wowe ukajya ugenda uvanga umuntu ngo ni sheri wanjye, ngo ni inshuti yanjye, ngo yanabyeretse ngo abantu ngo yaberetse ngo ko dukunda nangana na postinga ngo everywhere cyane cyane kuri WhatsApp, kandi kumbe ni umuhwitsi. Rero mba ndi kugira ngo mbarabure, ntimukazajye mubona ibyo muri kubona byose ngo mugire ngo niko kuri. Haba hari reality, haba hari realite y'ibiriho, ahubwo abantu badashaka kugira iki, badashaka kuba babereka. Aho rero hari kuri status, you can see my status update. Ahangaha ni ku muntu wari ushoboye kuba yareba stati zawe. Noneho kuri last scene, umuntu ushobora kureba igihe uherukira online cyangwa niba uri online, urabona ni nobody. Ushyiraho nobody, abantu bakajya banakumenyera. Abantu bakajya bagira ngo uherukaho mu myaka 5 ishize, kandi kumbe no mu kanya wari uriho cyangwa n'ubu uriho. You can see when I'm online. Ninde wambona niba ndi online same as last scene, ngo bibe bimeze nko kuri last scene. Abantu ntibakazajya bakumenyera abantu. Urumva? Ntibakazajya bakumenyera. Who can see my profile? Everybody cyangwa everyone. Ariko nshatse nanashyiraho nobody. Ntihakagire umuntu ubona profile yawe. About, ninde wabona about yanjye? Ninde wabona ibimvugaho kuri WhatsApp? Nobody. Ugashyiraho nobody kugira ngo abantu bazajya bagira iki, bakumenyera. Rero guys, ngira ngo tuzareba n'ibindi bintu nka bino bya live location, all the scenes, silence, unknown callers, contact, block, contact, WhatsApp, contact. Ibi byose tuzagenda tubirebera hamwe mu bihe bigiye bitandukanye, ndetse tuzanagenda tubinjira mu buryo dushobora kweditinga dukoresheje CapCut cyangwa se InShot. Ahangaha niho nagiraga ngo mbereke mu by'ukuri, kugira ngo tujye tugenda dusangira ibitekerezo, kandi banze neza yuko ari ibintu bishobora kugenda bidufasha. Rero inshuti zanjye, kanizere yuko mukomeza kugubwa neza, kandi mukomeze mudukunde. Niba mukunda ibi bintu, hari akantu mushaka ko twabereka kuri telefone zanyu, mujye mukatwandikira muri comment, mubitwereke, musharinge, mulayikinge, ndetse munakore subscribe. Ibyo ni iby'ingenzi kandi turabakunda cyane.